tariki enye Nyakanga 2024 Minisitiri w'itangazamakuru Patrick Muyaya kuri televiziyo 50 Bukavu yise abatutsi abicanyi avuga ngo Minisitiri w'intebe yabasuye nk'umugore, umubyeyi, umuvandimwe mu gice cy'igihugu mutuyemo aho umugore yababajwe bikabije n'ubwicanyi ndengakamere bumaze imyaka 30 bukorwa n'abatutsi. Ndagira ngo munyemerere muri aka kanya ngaruke ku ijambo Patrick Muyaya yavuze ubwo we yemezaga ko ari gusubizanya kubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu ni Minisitiri Jean Damascene Bizimana, ariko kandi yumvikanye ahakana anapfobya genocide ku kigero cyo hejuru. Ahanini rero bijyanye nuko iryo jambo ririmo amagambo akomeye, ngiye ubwanjye ntanatinyuka gusubiramo binajyanye n'ibihe turimo, muraza kunyihanganira ndarisemura, ariko kandi ninjya kuri ayo magambo akomeye cyane ajyana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi ndajya nyasimbuka, ntabwo ndi buyagarukeho habe na rimwe rwose. 5 kuri 5 nk'ibisanzwe, gusa turaza kubihuza n'ubundi butumwa bwinshi cyane yahise ajya kwandika ku mbuga ze nkoranyambaga. Ibyo byose ndagenekereza mbigarukeho mu buryo burambuye, ni mu rwego rwo gutangaza amakuru, si ugukwirakwiza iyi ngengabitekerezo ndetse no guhakana genocide byakozwe na Patrick Muyaya. Ibi kandi tukaba tubigarutseho ahanini bijyanye nuko nawe yabivuze asubiza ku bayobozi bakuru b'igihugu cy'u Rwanda. Reba hasi handitse subscribe, nongera kubiseguraho ko amwe mu magambo akomeye ntabwo ngiye ndi buyakoreshe muri iki kiganiro, gusa ubwo kubifuza kubikurikira muraza kuba mwasura Patrick Muyaya, niwe wabitangaje. Gusa kuri uyu muyoboro turaza kugenekereza turebere hamwe ibyo yavuze, hanyuma ayo magambo akomeye cyane turaza kuyirinda. Patrick Muyaya yateruye ati: Avec l'histoire, c'est que nous constatons que la violence qui a commencé au Rwanda a été exportée en République démocratique du Congo, et ceux qui aujourd'hui se présentent en victimes, fort malheureusement, sont devenus les bourreaux en perpétuant cette culture de violence dans le Grand Lac. Les génocides, il a existé hier au Rwanda, mais les génocides en RDC s'est transformé, il a pris plusieurs formes, il s'est déroulé à plusieurs endroits. Souvenez-vous que nous parlons des millions de morts, et vous savez que dans cette stratégie des guerres recyclées par le Rwanda sous le prétexte d'éviter un autre génocide, c'est des génocides, des crimes de guerre, des massacres en tout genre qui sont commis aveuglément sur des populations innocentes. Iyo turebye amateka dusanga ihohoterwa ryaratangiriye mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi ryaje no koherezwa no gukwirakwira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ababoneka uyu munsi bavuga ko ari bo bahohotewe. Ikibabaje nuko bamwe muri bo bahindutse abahohotera abandi, maze bagakomeza uwo muco wo guhohotera mu karere k'ibiyaga bigari. Genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda yabaye mu Rwanda, ariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubu hari ibindi byaha bifite isura zitandukanye: ubwicanyi bwinshi, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyoko muntu n'ibindi byinshi byagiye bibera ahantu hatandukanye. Mugomba kwibuka ko iyo tuvuga ku bantu barenga miliyoni bapfuye, ni muri urwo rwego rw'intambara zisubiramo inshuro nyinshi, bivuze ko zikorwa n'igihugu cy'u Rwanda bitewe n'impamvu yo gukumira genocide yakorewe abatutsi, nyamara hagakorwa ubwicanyi, ibyaha by'intambara n'ibikorwa by'urugomo bigabwa ku baturage b'inzirakarengane badafite uruhare na ruto. Ni ku bijyanye na genocide yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda, ahari wenda nyuma byaragaragajwe ko habayeho imanza zitandukanye, nubwo hari ibice by'amateka birimo gusobanurwa neza ubu ngubu, ariko twebwe tubona ko abantu banyuze mu mahano nk'ayo ngayo ko batari bakwiriye kuba noneho bari gukora ayo mahano ahandi. Icyambere, hari ibivuguruzanya ku bijyanye n'imvugo ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda. Nibutsa ko ikiganiro aherutse gutanga aho yavuze ko igihugu cye gitanga ubufasha burimo ubutaka
gutaka intwaro n'amakuru ku bantu bamwe mu banyekongo abo yise inshuti z'akadasohoka cyangwa se abafatanyabikorwa kugira ngo bashobore kurwanya ubutegetsi bwatowe mu buryo bwa demokarasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi yabivuze ku mugaragaro mu kiganiro cye. Icya kabiri, hari n'ibikorwa bya gisirikare byakomeje kugenda bibaho kandi bishyigikira ayo magambo. Ntabwo nshaka gusubiramo amateka yose kuva mu ntambara zo muri 1996 kugeza uyu munsi. Naho ku bijyanye na Jean-Luc Habyarimana, hari ikintu gikomeye cyane gikwiriye kwitabwaho we n'umuryango we ndetse n'abandi, kubera ko barahohotewe n'ibikorwa byabaye imbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ingenzi ko niba hari ibikorwa byo kwibuka bigomba gukorwa mu buryo bwuzuye. Hari kandi n'uruhare rw'ubutabera rugomba kugaragara ku miryango ya Perezida Juvenal Habyarimana n'iya Perezida w'u Burundi Cyprien Ntaryamira bapfiriye mu gitero cyagabwe ku ndege yabo. Ndibutsa ko Perezida Habyarimana yari umuntu washyigikiraga amahoro cyane. Ni ku bijyanye n'umuhungu wa Habyarimana, si umuyobozi w'intambara, nta hantu yigeze na rimwe rwose agaragara cyangwa se yandika agaragaza ko ashaka gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Inkuru zatangajwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda kuri we nizo kuyobya no guteza urujijo, kuko harimo ugushaka impamvu zihuse zo gusobanura ndetse no kwemeza ku ngufu ko hari ingabo ziri ku butaka bwacu mu buryo butemewe. Nk'uko nabivuze mbere, si umuyobozi w'intambara, bitandukanye n'abo Kigali ishyigikira mu guhungabanya igihugu cyacu. Jean-Luc Habyarimana yabaye umunyepolitiki uharanira amahoro n'ubwiyunge mu gihugu. Iki kibazo cy'ubwiyunge ni kimwe mu byo Perezida Kagame atabashije kugeraho. Ntabwo kuba yarakuye ku mpapuro amoko bivuze ko yakemuye ikibazo cy'ubwiyunge mu gihugu cyahuye n'amateka akomeye nk'ariya tuzi. Ndibutsa ko mu gihe cya jenoside, ibi muraza kunyihanganira mbisimbuke byose, ahanini bijyanye n'uko harimo amagambo agamije kuyobya, guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibi rero ni ibyavuzwe na Patrick Muyaya nashaka kugarukaho. Yakomeje agira ati, ntabwo rwose Perezida Paul Kagame ashobora guhora yitwaza iteka ryose ingabo za FDLR cyangwa se n'izindi kugira ngo akomeze ibikorwa byo guhohotera abaturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo n'ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rwanda mu gushaka kubaka igihugu cyiyunze akwiye kwisuzuma ndetse no kumva ko guhitamo gushyiraho ubutegetsi bushingiye ku bwoba n'igitutu, yewe rero n'igitugu ku batavuga rumwe nawe, kari ikibazo gikomeye. Si ibyo gusa, anakira ku butaka bwe abanyekongo adahisha umugambi wo gutera inzego zatowe mu buryo bwa demokarasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nanone agashyiraho ubutegetsi buhonyora uburenganzira bw'abaturage, bukabacecekesha kandi bukibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Waba uri umunyepolitiki utavuga rumwe nawe, umuhanzi cyangwa se umuturage usanzwe, umunyarwanda nta bwisanzure afite, ahubwo baba mu buzima bw'igitugu gusa. Bityo rero biragaragara ko twebwe i Kinshasa twahisemo inzira y'amahoro. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kubivuga kenshi ko nta kibazo dufitanye n'abaturage b'u Rwanda, kuko tubabona nk'abavandimwe iteka ryose, bahora ari inshuti zacu kandi tuzabana. Nitwakwemera gukomeza uwo muco wo guhohotera cyangwa se ngo duhohoterwe, kuko ibi ngibi byabaye igihe kirekire. Dukeneye amahoro kandi twifuza ko ayo mahano yahagarara. Twe twiyemeje inzira y'amahoro. Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ntakwiye kugira ubwoba, kuko no mu mubano wacu byanze bikunze agomba kumva neza ko azahura n'ikibi. Mu mubano wacu twakira Abafaransa, Abanyamerika, kandi rwose dushobora no kwakira Abanyarwanda bashaka kuganira natwe ku mahoro n'ubwiyunge mu gihugu cyacu. Kuki se tutabikora? Si uko Perezida Kagame yihimbira abanzi cyangwa se wenda abayobozi b'intambara batabaho kugira ngo akomeze kuduhangayikisha, kugira ngo natwe nyine duhagarike byanze bikunze umubano n'ibihugu duturanye, cyane cyane igihugu cy'u Rwanda. Ahubwo se bishoboka ko twubaka iyo mikoranire binyuze ku Banyarwanda ubwabo. Et donc le président rwandais ne devrait pas prendre panique, y compris dans nos amitiés. Nous recevons de Français, nous recevons des Américains. Nous pouvons aussi avoir
des amis rwandais avec qui nous pouvons discuter des questions de paix et de réconciliation nationale au Rwanda. Pourquoi ne les ferions-nous pas? Ce n'est pas parce que le président Kagame s'invente des adversaires, s'invente des chefs des guerres virtuelles que nous devrons nous abstenir de l'idée de considérer que nous devons avoir des ponts avec les pays voisins, notamment le Rwanda, pourquoi pas à travers certains de ses fils. Nguwo Patrick Muyaya ukibaza uti amagambo nanze gusubiramo rero nayahe ni amagambo yagaragazaga ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri, niyo mpamvu rwose nanze kubigaragaza cyangwa se kubigarukaho muri iyi nkuru yacu, ariko nibyo we yavuze muri iryo jambo rye, kandi nibutsa ko mu Rwanda habaye jenoside imwe yonyine yakorewe abatutsi, nayo mpamvu niriwe rwose mbitindaho cyangwa se ngo mbiteho umwanya.